Zanye Gisenyi, ngeze Gisenyi bambwira ko inzoka zatoboye amara. Maze kumbwira ko inzoka zatoboye amara. Mwese wundi uyu mwana wawe gute umukorera isuku handi yanyeretse yagize ikibazo? Mfungura agakandu gakora isuku. Bituma hanagura gutyo. Ubuzima baravuga ngo uyu mwana ntabwo twamushobora, ugomba kumusubiza mu bitaro kuko yarababaye cyane. Musubiza mu bitaro, mugejeje Gisenyi kuko nta bushobozi nari mfite. Gisenyi nabo bashaka kumuteragurana. Namujyanye muri Arijasi, mugeje muri Arijasi yamaze iminsi 3 batamukoraho kuko nta bushobozi nari mfite. Nuko bimaze kumera iminsi 3 nubwo umuganga yaje arafata uyu mwana kuko imutari kumuvura. Ati uyu mwana twavuze ko bajya kugura imiti, none nta miti bazanye. Mama we nta bushobozi afite, nta n'ikindi afite. Ati none se turamutera imiti tudafite? Nibwo byageze aho abaganga baraterana. Bamaze guterana baravuga ati shakisha n'ukuntu wagurisha akantu k'iwanyu uzuvuza uyu mwana wawe urebe ko TV3. Yes, reka ngusubize kandi mwifurize ibihe byiza we ukurikiranye TV3 Rwanda. Nizeye ko umeze neza, nizeye ko aho uri mu bice by'isi ubuzima bukomeje kumera neza, kandi utameze neza ndagukomeza ndakubwira ko iyi si tubamo niko bigenda. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi, ejo bikaba byiza kubera Imana. Uyu munsi natembereye ahantu kugira mbashe kuba naganira n'umubyeyi ufite inkuru y'ubuzima ariko ishingiye kuri uno mwana mubona iruhande rwiwe. Nagize ngo mbashe kuba naganira nawe, ngane nawe ku bintu bigiye bitandukanye amaze iminsi acamo kugira twumve uko bimeze. Uko mubona imbere ya kamera agiye gutangira atwibwira aho atuye ndetse n'ibindi bintu muri rusange. Yatangira twibwira. Murakoze, nitwa Ngayabaseka Colette. Nduye mu mudugudu wa Butomba, mu murenge wa Rugerero, akarere ka Rubavu. Ubu ngubu rero twagira ngo tubashe kuba twaganira nawe ku buzima bushingiye cyane cyane kuri uno mwana. Ubundi bene mbere n'umwana ashobora kuvuga? Yaravuga. Umwana bite? Amakuru yawe? Umeze neza? Witwa nde? Twikunde Saja. Twikunde Saja. Saja. Sawa, ngaho watangira utubwira ubuzima bw'uyu mwana ko bumeze, ndetse nawe ubuzima urimo uracamo ubu ngubu, tubwire uko byatangiye ndetse naho bigeze kugeza kuri aka kanya. Umwana namubyaye ari muzima, nta kibazo afite. Agenda akura, bigeze nyuma aza kurwara. Ahuye n'uburwayi muvuza mu Kinyarwanda. Yenda muvuza biranga, komeza ndamuvuza. Maze kwanga mujyana nire aruka kuri Mahoko, nabwo biranga. Bonye byanze nibwo mbere ko utangira kumuvuza, kugira utangire kumuvuza, mbere yaho yarabayeho ati nyine mbere ko atangira kurwara kugira byo kumuvuza, mbere yaho yarabaye hati? Mbere yaho ngiye kumuvuza yagwaraga mu nda bisanzwe. Ngamuvuza nzi ngo ni amarozi. Yego. Ariko yarigaga nta kibazo. Ubu nagakiga? Ubu ntabwo akiga. Yari ageze mu kangahe? Ageze mu wa 5. Ubu yakomeje guhura n'ubwo burwayi, ndamuvuza mu Kinyarwanda. Maze kumuvuza mu Kinyarwanda, waba wibuka nk'igihe uburwayi bwatangiye kugira ubashe kuba wamujyana kwa muganga? Yatangiye 2023. 2023. Nibwo wamujyanye kwa muganga? Wabanje kumujyana ku bitaro? Namujyanye Gisenyi. Ku bitaro by'Igisenyi. Niba kumujyanye ku bitaro by'Igisenyi bakubwiye iki? Barapimye basanga ntabwo harafite, ndamugarura.
mugejeje mu rugo munongera mujyana mu Kinyarwanda, Ikinyarwanda ndavuza nabwo biranga, nibwo byanze maze bimaze kwanga nkomeza ndicara, maze kwicara mbonye uburwayi burenze cyane, twinjiye 2024 nibwo namujyanye kwa muganga. Wambwiye ko umwana yatangiye kurwara muri 2023 ari nabwo wamujyanye kwa muganga. Wamujyanyeyo inshuro imwe itumara umwaka wose wicaye umusore muri 2024? Kubera ubushobozi bwarari buke namujyanye inshuro imwe. Wamujyanye ku bitaro inshuro ya kabiri? Inshuro ya kabiri namujyanye Gisenyi nanone, namujyanye Gisenyi, ngeze Gisenyi bambwira ko inzoka zatoboye amara. Maze kumbwira ko inzoka zatoboye amara, kuko nta bushobozi nari mfite, byabaye ngombwa ko bambwira ngo ndamujyana CHK. Abana nta bushobozi mfite. Basanze nta bushobozi ufite, ibitaro by'Igisenyi birakubwira ko nta bushobozi ufite ngo ndamujyana CHK? Barambwiye ndamujyana CHK ngo kuko indwara arwaye ntabwo Igisenyi bayishobora. Wamugeze CHK? Niba kumugeza kuri CHK ko byagenze gute? Namugejeje CHK bamanza bamupima naho. Amaze kumupima naho basanga inzoka zarangije amara. Yego. Basanze zarangije amara, bagomba ko ndegereza iminsi 3. Ya minsi 3 ndayitegereza, nta bushobozi nari mfite, kuko ikintu CHK yugezeyo mbere na mbere bamanza bakubaza mbega akazi ukora. Yego. Basanga nta kazi mfite. Basanga nta kazi mfite, ni ngombwa ko bo bakurikirana umwana. Abati tugiye gukurikirana umwana, tuvuza umwana, nitumara kumuvuza ese niko abaganga muri muntu bitekererezaga. Ubwo byageze nyuma bamagara mu rugo, akarima nari mfite baza kukagurisha. Bakagurishije ayo mafaranga mujyana CHK, nabwo nyagejejeyo ni ngombwa ko nayo yaba makeya. Ayo yabaye makeya niguza no mu bimina. Ujye gufata inguzanyo? Kimina cya mbere nafashe $300, icya kabiri mfata $400. Totali yawe bibaye $700. $700. Nayo nyajyana CHK. Umwana yarakiriwe cyangwa waramucyuye? Yarakiriye. Baramuvura, babonye ubushobozi bwanjye bugarukiye, ngombwa ko banzezerera umwana adakize. Banzezereye umwana adakize, ntabwo nageze inaha, banyandikira kujya njya kumuvuza ku kigo nderabuzima cy'Inaha. Yego. Ngeze ku kigo nderabuzima cy'Inaha, banyohereza Gisenyi. Umwana ntabwo bamushobora. Kuri CHK ni iki wavuyeyo ari iki bafashije umwana wawe? Nta kintu bamufashije, bo baranzezereye barambwira ngo ningende njye mwomuza Inaha ku kigo nderabuzima, kuko n'ubusanzwe banzezereye adakize, ntabwo yarakize neza, yarakigwaye. Ubwo nageze Inaha, maze kugera Inaha mujyanye ku kigo nderabuzima, baravuga ngo uyu mwana ntabwo twamushobora, ugomba kumusubiza mu bitaro kuko yarababaye cyane. Musubiza mu bitaro, mugejeje Gisenyi kuko nta bushobozi nari mfite. Gisenyi nabo bashaka kumuteragurana, namujyanye muri Arijasi. Mugeje muri Arijasi yamaze iminsi 3 batamukoraho, kuko nta bushobozi nari mfite. Nuko bimaze kumera iminsi 3 nibwo umuganga yaje arafata uyu mwana kuko imutari kumuvura. Ati uyu mwana twavuze ko bajya kugura imiti, none nta miti bazanye, mama we nta bushobozi afite, nta n'ikindi afite, none se turamutera imiti tudafite. Nibwo byageze aho abaganga baraterana, bamaze guterana baravuga ati shakisha n'ukuntu wagurisha akantu k'iwanyu uzuvuza uyu mwana wawe urebe ko yakira. Hasi ndagurisha akakikutundi twose twangizeho. Nibwo nabwiye mere arambwira ati ntabwo akantu kanjye nagatanga kandi kagomba gufasha abandi bana bavukanye nabo. Yego. Ndavuga ihangano kankurishije mere aranga.
ntabwo ko wenda bushobozi yari afite ngo ndajya kumubwira ngo nawe agurishe. Mbega umuryango navutsemo nta bushobozi bwo bari bafite. Nibwo byageze aho nongera njya kuguza mu kindi kimwe nacyo nari ndimo, bampa ibihumbi 100. Bya bihumbi 100 nibyo najyanye i Gisenyi, biba ngombwa ko umwana bongera kumukoraho, ariko bamukozeho igisebe gitangiye guterera, baramwomora. Mwese wundi uyu mwana wawe gute umukorera isuku handi yanyeretse yagize ikibazo? Mfungura agakandu gakora isuku, tumuhanagura gutyo. Buriya umukorera n'isuku kangahe ku munsi? 3. None bwumva rimwe na rimwe hari igihe bikugora? Hari igihe bingora kuko hari igihe akantu kavaho kandi kukabona ntabwo wapfa kukabona. Buriya nk'iyo kangiritse buriya ujya ukabonera ahagana he? Nta misi hashika. Ese hashika n'uburyo ugakura. Ni igisebe cyangwa? Nurura neramo. Nurura. Aho none se aho wagire kwa muganga baba barakubwiye wenda ati umwana wawe ashobora kuba yakira cyangwa ati ntabwo yakira? Bakubwiye ko yakira cyangwa bakubwiye ko atakira? Ubundi abaganga bamwe babibonagaho, bamubonagaho, bamwe bakagira ubwoba, abandi bakaba bakwihanganisha ngo azakira. Bakubwiye ko yakira? Hari abakwihanganisha ngo azakira, hakaba n'umubonyeho akaba atagaruka kongera kumwomora ukurikije uko yarameze. Si kukubwira ngo azakira ni ngo kukwihanganisha. Wowe icyizere ufite ni uko yakira cyangwa nawe hari igihe ubona ko bisa nk'aho byarenze amazi arenze inkombe? Njyewe icyizere nagira ni uko wenda mbonye abukundera ingunga uyu mwana wanjye yakira. Aka kantu asa nkaho afite ahangaha kuri CHK niho bakamushyizeho cyangwa ni ibitaro by'Igisenyi? Ni CHK bakamusizeho. Gasobanura iki? Kamufasha iki umwana wawe? Ni agasonde bamusizeho, ntabwo abasha gucisha hasi. Buranira muri ako gasonde murimo kureba. Hariya mbese niho abasha kuba yakorera ibikomeye? Hariya ni hasore nyina. Ariko kurya byo arya nk'ibisanzwe? Kurya nabwo ajya dukeya tudashobotse, kuko no kurya ntabwo navuga ngo ajya nk'ibisanzwe kuko n'ubushobozi ntabwo. Hari nk'ibintu baba barakubwiye ati umwana wawe agomba kujya arya n'ibyo atagomba kujya arya? Ibanyemere bambwiye ko agomba kujya ajya igi rimwe ku munsi, akajya arya inyama zo muri poroje kuko nta bushobozi mfite nk'ibyo. Inyama zo muri poroje ubwo inyama zimeze zite? Barambwiye ngo ni ukujya nzigura muri poroje, niko bambwiye CHK. Ku buryo namuhereza utuntu mbese two kumwondora kuko nta bushobozi mfite. Urareba uko ameze, yaba ari n'umuntu wo kondora. Mbese muri make bakubwiye ko bagomba kurya ibintu birimo intungamubiri nyinshi? Yego. Muri byo se hari ibyo ubasha kwibonera cyangwa biracyagoranye? Icyagoranye ntabyo mbasha kubona kuko nabonaga ubushobozi ndi gukora. Ubu ngubu ntabwo ngikora, na papa w'ibyo abashije gukora ntabwo navuga ngo nawe afite ubushobozi buhagije kuko nta kazi nawe afite, kuko dufite abandi bana bagomba kugira ute nabo tugomba gukurikirana, ariko kubera gukurikirana umwana umwe byabaye nk'ibintu bitugoye. Mbese no gusara umuntu yanasara ntabwo biba byoroshye. Ubu ngubu ufite abana bangahe muri rusange? Mfite abana 4. Abana 4? Abandi bo nta kibazo cy'uburwayi ubu ngubu bafite? CHK naho barambwiye ngo nabo nzabavuze, ngo nabo baba bafite ikibazo, ngo nanjye ubwanjye ngo nzivuze, ngo nanjye hari igihe nagira ikibazo mu nda.
rimwe bakubwira ngo uzivuze. Nyuma ko se bakubwiye ko nabo ngabo bavukana nawe bashobora kuba bazagira ikibazo nk'uko nawe yakigize, hari icyo batangiye nabo kubakoraho? Oya, ntabwo nabajyana kwa muganga kuko uyu mwana inzoka bamuvomye ni nyinshi si hashika. Babonye inzoka bamuvomye babona ko n'abandi bana baba bari kumwe nabo baba bafite izo nzoka kubera ubushobozi buke. Waba warafashe umwanya ukegera nk'abayobozi b'akarere cyangwa umurenge ukababwira ikibazo ufite ko wenda wabasaba nk'ubufasha runaka kugira ubashe kuba wakwita ku mwana wawe? Ntabwo ndagerageza kujya kureba abayobozi b'akarere. Abayobozi byose waba wabiganirijeho mu mudugudu cyangwa abo mu kagari kugira ngo babashe kuba bakusanya ubushobozi runaka kugira ngo babashe kuba bagufasha ku mwana, kuko umwana yawe afite ikibazo gikomeye cyane? Ho waba waragerageje? Umudugudu we azi ko ngwaje umwana, ariko kuko ari abantu bameze nk'abironda mbese nta bushobozi bambereza, nta kindi babasha kumfasha. Harya umwana uwo tujya kwitwa gute? Tuyikunde Saja. Saju, uba wumva gute nko kuri ubwo burwayi bwawe gutyo mbese umeze, uba wumva gute? Bigufasha kuba wasabana n'abandi bana cyangwa uba uri aha ngaho mu nzu wigunze? Ndabasabana n'abandi bana, ndabanicaye njyenyine mu nzu nanikunze. Ujya uribwa cyane cyangwa hari igihe wumva nta kibazo ufite? Ndaribwa cyane. Kuryama buriya uryama nka gute? Ndyamira urubavu, ariko kuryama nabwo ni ngombwa ndi kugira duhure umugongo ndawunziziye. Ntabwo sinzi ko uri buribwe. Kwa muganga mujyayo waba warigeze kumva abaganga bavuga yuko hari icyizere cy'uko bakuvuza bikagenda neza? Ni bamwe na bamwe bazaga bari kuvuga ati uyu mwana babonye ubushobozi yakira. Hari n'abandi bazaga bakandeba bagahita bisohokera bitewe n'uko bambonye neza. Buriya nk'abana bo muri karitsiye muturanye ntabwo bajya gusereza ngo urarwaye bakabigucyurira? Oya, n'umwe. Ariko nyine abo bana barahari bajya bagusereza ngo urarwaye ntacyo uzimarira, abo bana barahari? Yego. None se ishuri harya warivuye mugeze mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Mu wa gatanu, kandi wumva ushaka kuba wakomeza ukiga? Yego. None reka tugaruke kuri mama wawe. Wowe muratubwira ko umudugudu abizi ariko ubundi ubuyobozi nta kintu bubiziho. Ese wowe nk'umwe gutya umwana wameze ntajya wumva wenda hari ukuntu uba usanga umuntu afite abaturanyi babi wenda akaba akeka yuko wenda ari nk'amarozi abitera? Ibyo bintu ntabwo ujya ubitekereza? Ibyo bintu nabitekereza kuko hari ukuntu ugira abaturanyi mukaba mwarahurana n'umuriro, ariko abaturanyi ngenduranye nabo ntabo kunja indege, nta bantu bumva ko ngwaje umuntu uzapfa, umuntu mbese utazaba muzima, nta muntu mfite wo kunyihanganisha. Nyine icyo kibazo yamubajije cy'amarozi ntabwo rimwe na rimwe ujya uvuga ati byanga byakunda bashobora kuba baramugiriye nabi atari uburwayi busanzwe? Nawe ujya ubitekereza? Ibyo nabitekerezaga mbere ndaramujyana kwa muganga. Niba bitekereza ariko nyuma y'uko amujyanye kwa muganga bakakubwira uko umwana ahagaze, ibyo ngibyo byose rekera kuba bitekereza. Narekeye aho. Baba barakubwira ati ubonye nk'amafaranga angana gutya bishobora kuba byahereza umwana wawe kuba twamuvura agakira? Mbese uko uburyo bakubwira ati ufite nk'amafaranga angana gutya umwana we twamwitaho bikarangira? Ntabwo bambwiye umubare w'amafaranga kuko babonye amafaranga ari menshi n'ubundi nta bushobozi mfite, ariko mfite ubushobozi ngabona amafaranga nibwo babona kumbwira umubare w'amafaranga. Ubu ngubu uracyajya kwa muganga kugira urebe ko umwana nanone ubu ngubu ubuzima bumeze? Kubera ubushobozi buke ntabwo njya kwa muganga. Ntabwo kijya kwa muganga. None se buriya ni nk'iki wabwira nk'abantu bakurikiye TV3 Rwanda, mbese ni nk'iyo nama wababwira, ni iki nawe ubwawe wabasaba? Ikintu nabasaba
ni uko bagomba gufasha umuntu ugize ikibazo, kuko nubwo haje umwana cyangwa se umuntu mukuru bikaba ngombwa ko yamujyana kwa muganga bakamanza bareba uburwayi umuntu arwaye, kuko nanjye nza gukurikirana mbere y'igihe nkareba uko umwana wanjye ameze ngamujyana kwa muganga, wenda baba barambwiye ati umwana yawe umeze gutya na gutya, bicara mbizi urareba aho umwana yarwarira gato bukamara. Ni uko namuvuje ibintu bitandukanye, iyo naza kumuvuza ibintu bitandukanye aba yaravuwe, wenda bikaba ngombwa ko bamvungira mu bitaro ariko agakira. Umuntu ubona akifuriza rero ni waba ufite ubushobozi akaba yafasha abafite ibibazo, kuko nanjye mfite ibibazo bikomeye cyane, akaba nanjye ubwanjye yamfasha, kuko ahantu ndi ntabwo binyemerera kuryama ngo nsinzire, kuko sinava aho ndi. Uyu mwana mureba mba ndi kumwe nawe isaha n'umunota, kuko sinagenda ngo musige n'iminota 3, kuko ni inshingano banjinganije abaganga, buriya nzamuva uruhande ari uko akize. Ubu ngubu twaje tukugana ahantu utuye, se ahantu uba ni iwawe cyangwa ari iwawe? Ntabwo ari iwanjye. Urakodesheje? Ubu ngubu kuva aho umwana wawe atangiriye uburwayi, ni nk'ikihe kintu cy'imbogamizi waba warahuye nacyo ku buryo wumvaga kigiye kuguca intege ukaba wabyihorera kuba wakomeza kuvuza umwana wawe? Imbogamizi naba narahuye nayo ni uko nta mafaranga nari mfite, kandi noneho najyaga njye akazi ngora ni ako gushakisha gusa, nayo bakuzunguza ku base nta mafaranga barimo, kuko ntahagurutse ntabwo umwana yabona ikijumba ngo ajye. Mbega nta bushobozi mfite, kuko n'imbogamizi mfite niyo kwirigwana nawe, nta bushobozi mfite n'uwe nawe namujyana no kwa muganga. Iyo niyo mbogamizi nabo mfite, nta n'icyo kurya gihari kiri mu nzu, imbuto bandegetse ndazo mfite, mbega urumva n'iyo mirire nta n'iyo mfite bandegetse. Umugabo we muracyabana? Arahari ariko nawe nta kazi afite. Aho byibuze umugabo wawe ntabwo arakwinubira ku burwayi bw'umwana wawe ngo abashe kuba nyine yagutererana? Murafashanya mugashakisha duke mubonye mukakumva kuvuza umwana wanyu? Twe yabonye duke aratuzana, ariko urumva ku mugabo we ntabwo yabura kwinuba. Umugabo wenda yabura kwinuba, kuko bujya umugabo arambirwa vuba kurusha umubyeyi. Yego. Umugabo agomba no kugenda akaba yamara n'ayo masaha ngaho ariyo, kweho uri kumwe n'umwana akaba atazi ngo umwana ameze gute. Mu gusoza ngaho ngira n'ikintu ubwira abantu wenda uba usanga bafite nk'abana babo ugasanga wenda barabatererana, kandi wenda banafite ubushobozi bwo kuba babavuza, ni nk'iriya jambo wababwira mu gusoza kino kiganiro cyacu? Ijambo nababwira ni uko bajya bakurikirana abana babo, bakareba uburyo umwana yiriwe n'uko yaryamye, uburyo umwana atahura n'imbogamizi y'ubundi burwayi, kuko abana bujya bahura n'ibintu byinshi cyane bitandukanye, kuko iyo umwana yahuye n'ikintu mu nzira ukaba utabasha kumubaza ngo mbese uhuye n'igiki, icyo gihe ntabwo uba uri umubyeyi, ugomba kureba umwana wawe ukamureba kuko nanjye rino ni ishuri ninjiyemo, ni ishuri rirenze, kuko ntabwo nari nzi ko nakinjira muri iri shuri. Ugomba kureba ko umwana wawe yaba ameze. Umwana we n'iki wasaba abantu bakurikiranye TV3 Rwanda muri aka kanya, n'iki wumva wabasaba? Inzu nabasaba ni ukwita ku bana babo, ntibakajye barababwira nabi cyangwa babatuke ngo babakubite. Ibyo ni ibintu bibi cyane, n'ingo nishobora kurwaza umwana ntumenye icyamurwaje. Yego. Mu gusoza ni ikihe kintu wasaba abantu badukurikiye? Ikintu nabasaba ni ukujya baba abana babo hafi, bakajya barabarinda nguwe nabo kugenda bakajya mu bizi bibi bakabinywa. Ikindi nabasaba ni uko bambereza ubufasha bakamfasha, dore uko meze nabi nanjye bino ntabwo mbyishimiye. Cyabasaba n'ubufasha. Reka tubashimire ku kiganiro tugiranye, reka tubashimire ku kiganiro cyiza tugiranye. Ubwo buriya
naho ubutaha. murakoze. TV3.